Buri mwaka mu Rwanda twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu munsi tugiye kujyana ikiganiro tureba aho u Rwanda rugeze rwiyubaka, tureba n'iterambere, tureba n'icyakorwa kugira ngo dukomeze gusigasira ibyagezweho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ahubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye tuza kuba tuganira, ariko tumuha ikaze imbere ya kamera zacu. Reka tumwakire, turagusuhuje. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze rero. Murakoze cyane. Okay, mwese rero tubahaye ikaze. Niba utaragera kuri uyu murongo, kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bigere hose kandi bijye bihora bikugeraho buri munsi. Mu kanya turagaruka. Buri mwaka u Rwanda rwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Akaba ariyo ngingo tugiye kuba tuganiraho, kuko nyuma y'icyo gihe u Rwanda igihugu hari aho kigeze kiyubaka kuri byinshi bitandukanye. Se nkawe Nyirirugo, ako sinzi niba abantu bazi ko yitwa Nyirirugo. Yego arabizi. Nanjye ndi Shadrake. Yes. Hanyuma nari nkivuga ko u Rwanda hari aho rugeze rwiyubaka mu bintu byinshi bitandukanye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo nibyo tugiye kureba, tureba aho u Rwanda rugeze rwiyubaka, ndetse tunarebe n'icyerekezo u Rwanda rurimo. Nyirirugo, wenda watangira ubwira abadukurikiye u Rwanda wowe nyuma ya jenoside ubona rugezeho rwiyubaka. Sindi mukuru cyane ku buryo wenda nshobora kuba ndo hambere ya jenoside, ko ndo nyuma ya jenoside. Nyuma ariko amateka ugenda uyumva cyangwa ukayasoma. Yes. Rero nkurikije aho igihugu cyavuye naho kigeze, igihugu cyari mu icuraburindi rikomeye cyane. Aho igihugu kigeze ni heza pe. Igihugu kiraryoshye. Kiraryoshye no mubeya. Yego, igihugu kiraryoshye cyane. Kuko ngiye ntekereza ko nkurikije ndi umwana, wenda tugaruka ku kantu gatoya, ndi umwana, ngiye Nyakatsi ndazizi. Urazizi? Inzu z'ibyatsi ndazizi. Ntaguciye mu ijambo, jenoside yabereye n'imyaka ufite icyo gihe wari uriho cyangwa wari ufite imyaka mikeya? Nk'uko nabikubwiye, ndi uwa nyuma. Ni nyuma. Yego. Ariko imyaka yanjye nta nubwo ari n'ibanga nayivuga. Njye navutse 95. 95 umva ni nyuma yaho h'umwaka. Urumva uwa nyuma yaho. Urimo uvuga uti Nyakatsi ndazizi. Rero ndumva mu bihumbi 2000, ngira ngo 2000 rimwe aho ngaho. Yego. Ndumva zi Nyakatsi. So rero ugereranije n'ahantu igihugu kigeze rero, ku muntu wabonye icyo gihe cyangwa n'urugero rugize naguhereza nk'umuntu uheruka mu gihugu icyo gihe. Yego. Ntabwo yakemera ko ari u Rwanda. Ashikira u Rwanda rwarahindutse. U Rwanda rwarahindutse kuko u Rwanda urebye uburyo rwubatse, ukareba aho rugeze n'aho ruri kugana, nuko u Rwanda ruraryoshye. Reka duse gato nk'abajya mu bintu bigiye bitandukanye, mu burezi, mu buvuzi. Wowe ubona izo serivisi ukurikije uko ubyumva byari bimeze mbere naho bigeze ubu ngubu, wenda duse nk'ababikomoza, wenda uri muto ariko hari ibyo wumvise, ariko hari n'ibyo ubona nuko ubuvuzi cyangwa uburezi cyangwa izindi nzego zigenda ziyubaka. Tutagiye kure, njye mfite imyaka 6. Yego. Njye najyanye na mama agiye kuntangiza ishuri 6. Yego. Baranga ngo ntabwo ndakura, kuko basabaga ko umuntu bapimiraga akora ku ntuze ye. Urumva ngo ntabwo ndakura. Ariko icyo gihe ubu ngubu usanga n'umwana w'imyaka 5 ahiga nako ni 3 ariga. Ubu nicyo nanjye kuvuga, uburezi aho bugeze umwana ajya kwiga ari igitambambuga rwose akiga. Urumva hariho za maternelle, za gardienne. Urumva rero harimo impinduka ikomeye. Ikindi ku burezi nkiri aho ngaho, ngiye ndibuka yuko icyo gihe hari kote y'abantu bigira munsi y'ibiti, bakegeka ikibaho hariya ugasanga turiga. Nanjye ibyo bintu byambaye kuko hari ishuri nize muri icyo gihe bakajya batujyana munsi y'igiti cy'intusi kinini tukigiraho. Nanjye aho nize twigiraga twe ku matafari, ntabwo pipite zari bwanagaho bitewe icyo gihe. Numva ko igihugu hari ahantu cyari kiri hasi cyane ugereranyije n'uyu munsi.
igihugu rwose ubona ko giteye. Rero ugereranije ubu ngubu abantu bari kwigira mu ma etaje, barigira ku ma computer, ese ni gute bambwira ngo igihugu cyateye imbere mu buryo bushoboka. Twinjiye mu buvuzi kera ngira ngo tujya dusoma cyangwa ibyo twumvishe ko kera buriya ababyeyi bapfa babyara bari benshi kubera ubuvuzi ntabwo bwari buteye impfu zabaga ari nyinshi. Rero ko ibintu by'ubuvuzi byaravuguruwe mu buryo bwose bushoboka. Tugendeye nko ku kintu kijyanye n'uburyo wenda mbere batwaraga umubyeyi kwa muganga, bamujyanaga mu ngobyi. Nyine harimo abana batoya batabizi, bakagenda ari nk'abagabo nk'umunani bagenda bakoranwa iyo ngobyi. Uri kumva? None ubu ngubu ni imbangukiragutabara. Tutagenda kure, imihanda yageze ahantu hose. Ubu ngubu umuntu ahantu hose ahamagaye ambulance ari irahagera. Uri kumva? Ntago ushobora kubona impfu z'ababyeyi bapfa babyara mu giturage hari usibye n'icyo ngicyo, kugira ngo urebe uburyo ubuvuzi bwafashe indi ntera. Buri mudugudu niba atari na buri siba ahubwo usanga harimo umujyanama w'ubuzima. Buri mudugudu barenze gupima malariya. Uri kumva? Aragupima malariya, uragira ikibazo cy'inda, niwe wamenye kujyana no kwa muganga kwipimisha ku bagore. Ku mugabo nawe uragira ikibazo cyo kurutaka mu mutwe, agupime malariya akumire hakiri kare. Ni gute wambwira ngo poste de santé yabaye menshi, buri kagari gafite poste de santé cyane. Hanyuma tukivuga ku bintu by'iterambere ry'igihugu, buriya twavuga no ku kintu cyita ubumwe bw'abanyarwanda. Buriya leta yagiye ifasha abanyarwanda kongera kwiyubaka n'isanamitima ry'abanyarwanda binyuze mu bintu byinshi bitandukanye. Abanyamadini barabagize nabo uruhare rukomeye mu isanamitima, nubwo amateka dusoma navuga ko hari abanyamadini bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko nyuma yayo n'amadini yagiye yomora ibikomere by'abantu. Yego Shadra, urebye ubundi nicyo bita kuba umugabo. Yego, buriya wateje igikomere ukwiye no kucyomora. Twagize amahirwe, reka nkubwire ngo twagize amahirwe, dufite leta y'ubumwe. Leta yumvikanisha. Shadura, tutagiye kure, uratekereza ko njyewe nawe uramutse waranyiciye nakicarana nawe, ariko yaragiye His Excellency Kagame ni umubyeyi kuko kandi ni umuntu wumva impande zose. Yaragiye afata abantu arabahuza, abiciwe barabahuza rwose. Urabona ko hari umurongo bifite kandi ugana hejuru cyane. Urebye rero ntacyo wamushinza ko yakoze ibintu bikomeye cyane. Guhuza abantu batari guhura ni ikintu gikomeye. Njye nkunda kuvuga ngo ni impano Imana yaduhaye, ni kado. Hanyuma n'ikindi ubona ko amahirwe angana abantu bagiye bahabwa, ubona ko abantu bahabwa amahirwe angana mu bintu byose. Mbere y'amateka dusoma cyangwa abayaza avuga ko hari ikintu cy'isumbanya bitewe n'aho ukomoka n'uriwe, ariko ubu ngubu abantu bafite amahirwe angana mu ipiganwa ry'akazi, mu mashuri n'uburezi. Bwari akantu nakunze ngo uburezi bwa bose. Ubu ngubu ko umuntu ushatse wumva ubishaka ari utarize avuga uti mfashe inifomu ngiye kwiga mu wa mbere rwose. Ni uburezi budaheza, umuntu wese urumva ko ari ikintu cyiza cyane, binatanga amahirwe atandukanye yo kuba abantu bagira n'ubumenyi runaka. Uburezi buriya nabwo nibyo twanavugaga, ariko noneho budaheza ni ikintu cyiza cyane. Ubwo twavugaga ku bumwe, tukavuga ku burezi, ku buvuzi n'ibindi by'iterambere. Iterambere ni byiza, imihanda, amatara ku mihanda. Hanyuma tukiganira ku buryo igihugu cyagiye cyubaka nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ariko buriya ni na byiza ko tunaganira ku ngamba zo kugira ngo iri terambere n'umutekano, twibagiwe ingingo ikomeye, umutekano useriva mu gihugu warangiza ukajya no guseriva no hanze yacyo. Icyo kintu n'amahanga ubona ko akidushimira cyane. Twibagiwe ingingo ikomeye kandi no kugira ngo jenoside inahagarare, umutekano wari uri furu, ingabo zitanze za FPR zikahagarika jenoside. Na n'ubu umutekano ubona ko uganje. U Rwanda ni kimwe mu bihugu umunyamahanga azamo atikanga cyane rwose. Niyo ugiye njye nagiye ngerageza kujya hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Yego, niyo ugeze mu gihugu cy'amahanga bakumva cyangwa ukababwira ko uri umunyarwanda. Ubu uri proud nawe ko uri umunyarwanda, avuga ati umuntu avuye mu Rwanda cyane. Na mbere y'ibindi byose
buriya uko bafata umuntu waturutse mu kindi gihugu ntabwo bafata nk'umuntu waturutse mu Rwanda. Mu Rwanda. Rwanda rwose ruri on top, rufite imihigo cyangwa agahigo keza mu ruhando mpuzamahanga kubera ibigwi by'ibintu byiza. Urumva hari n'umuntu ubwira ngo nturutse mu Rwanda kwa Kagame. Kwa Kagame. Ugahita bakubwira kwa Kagame. Rwanda gare Kagame. Bacyumva u Rwanda Kagame. Kandi kw'ibigwi byiza kubera u Rwanda aho rugeze, ubona tukivuga ibyo ngibyo ubona ukuntu u Rwanda rwakira inama mpuzamahanga, ibikorwa biri big bibera mu Rwanda, ama event n'ubu nako akenshi ubona ko haba ama event akomeye mu gihugu, bigaragara ko amahanga afitiye u Rwanda icyizere, ubona ko buri wese aba ashaka kuhajya. Hanyuma rero twari tukivuga ku byagezweho, ariko buriya hari n'ibyo tuba tugomba gukora nk'abana b'u Rwanda kugira ngo dusigasire byagezweho. Yes, uyisugikomoza buriya ibintu bya mbere tugomba kuvuga cyangwa gukoraho no gutekereza ni ugusigasira ibyo bintu byose twagize gute twagezeho. Iyo ni ikintu gikomeye. Buriya urubyiruko dufite akazi kenshi ko gukora. Ikintu cya mbere ni ukwigira ku batubanjirije. Tukigira ikintu cya mbere nkunda kubwira abantu, ikintu cyitwa volunteering cyangwa ubukorerabushake. Urubyiruko dukwiye kumva, tukareka kumva ko dukeneye indonke mu kintu cyose tugiyemo mbere y'uko gikorwa cyangwa kigerwaho, ahubwo nitubanze dukorera ubushake. Icyo ni ikintu cya mbere, kuko iyo ugize ubukorerabushake mu kintu ugikora ugikunze kandi kigashikama kikanakomera cyane. Ko buriya naguciye mu ijambo, na jenoside kugira ngo ihagarare ni urubyiruko, ni bamwe mu rubyiruko bagize ubukorerabushake baritangaho mwatangira n'ubuzima bwabo butakarengwa. Niyo mpamvu nanjye turi twicaye hano uyu munsi. Niyo mpamvu nanjye nari imperi aho hantu akubwira ngo urubyiruko dufite umukoro. Urubyiruko usanga dufite ikibazo cyo kudakunda ubukorerabushake, tukumva nyine uranamuhamagara mu kintu harimo akantu harimo angahe. Ibyo bintu rero urubyiruko dukwiye kubireka, kuko income nziza ngira ngo urabibona igihugu dufite aka kanya ni ukubera ubukorerabushake bwabayeho. Byizanye haba ubukorerabushake no gukunda igihugu. Kandi dufite intero ivuga ngo gukunda igihugu ni ihame kandi dukomeyeho. Twese tugomba gukomera kuri iryo hame tukabigira ibyacu. Ubwo impamvu nkomoje ku bukorerabushake ni ukugira ngo ngere ku gusigasira ibyagezweho. Tukiri nyine ubwo twari turi no kuri ya ngingo, bya bintu byiza byose ni gute twabibungabunga, wari ukomoje ku bukorerabushake. Buriya nitureke kumva ko dukunda iki harimo akantu cyangwa indonke, kuko umuntu nampamagara nkamubwira ngo harimo akantu kazadukoresha ikidakorwa. Tekereza nk'umuntu akubwiye ngo aguha amafaranga ugiye guturitsa wenda Amahoro Stadium, yego ujye gusenya igikorwa remezo. Ese igikorwa remezo cyagezweho, cyangwa akubwira ngo ujye kwangiza ikiraro runaka. Ese ayo mafaranga se undi yakumara iki? Aho tugeze ni heza kuruta aho twavuye. Ubwo no mu myumvire tugomba nayo ikaba izamutse ku buryo. Ndi gushaka kubwira abadukurikiye bose aka kanya, nibareke ahazaza habe heza cyane kurusha uyu munsi wa none. Kwe kumva yuko twava mu buki ngo tujye mu bimamara. Twavuga ngo u Rwanda ni rwiza cyane uyu munsi, reka duharanire ko umwana uzavuka asanga avuga ati u Rwanda ni rwiza ruratengamaye. Kuko nkunda His Excellency cyane Paul Kagame, perezida wacu, ni umuntu ureba kure. Ngira ngo wabonye yabanje gukora inyigo ya 2020, 2030, 2050. Ndagira ngo nkumvishe intambwe iruta izindi atera, niyo ntambwe iruta izindi. Aradutekereza cyane ndetse cyane. Rero twebwe bajene ba nonaha nitwe basaza ba 2050 cyane. Rero njyewe nindamuka nciye ku muntu ari kwangiza umuyoboro w'amazi, nimwihorera ndaba ndi gusenya ibyagezweho cyane. Uri gusenya buriya ngo ari indirimbo bajya bakunda kuririmba nyine ngo ntawasenya ibyagezweho. Kirazira ntawasenya ibikorwa remezo, ntawakwangiza, kirazira. Yego, iyo ntero niyo sawa cyane. Rero nanjye ubonewe njyewe ni rwo rubyiruko nifuza muri bagenzi banjye. Ikindi navuga, urubyiruko dukwiye ba papa, bakuru bacu, ababyeyi bacu, abatubanjije bagiye bakora ibyo bagomba gukora.
nkunda kuvuga ngo niba ntabwo turi mu ntambara y'amasasu aka kanya, ariko turi mu ntambara y'amagambo. Hari abantu usanga bashaka kwangisha igihugu, umuntu akanakubwira ikintu atanazi we ahubwo akakikubwira atagihagazeho, wakakwangisha u Rwanda urimo, urumva akakubwira ngo reka ibi. Rero dufite twe kurwana intambara y'amasocial media. Niho ruzingiye. Umuntu nareka kukwandikira kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri Instagram ngo akubwire ngo u Rwanda bari kubabeshya barafera, ngo nawe uvuge ngo okay, ntugire icyo ubivuga kandi ubizi. Wayo utasubiza umuntu. Buriya waruvuze kumoje ko icyo kintu no kurwanira urugamba aho bishoboka kandi si umwe rw'amasasu. N'ubu turi kuri social media. Ndatekereza yuko iki kiganiro abantu bazakireba, ariko kandi ubu natwe turi kurwana. Ni nko gushyira itafari natwe ku iterambere no gukosora imyumvire y'abantu. Icyo bivuze ni uko u Rwanda aho rugeze wari urimo bikomozaho, tugomba kugira ubukorerabushake no kubaka ikintu kimeze ntikimeze ahubwo cy'ubumwe. Umuntu ushaka kuducamo amacakubiri nk'uko wari ubivuze, ushaka kukubeshya ikintu kandi wowe uri kuri tere uhari, bene nk'ibyo bintu rwose tubyamagana, ahubwo dukomeze dusigasire ubumwe bw'Abanyarwanda, dukomeze dushyire hamwe, dusigasire ibyo byose twavugaga byagezweho. Hari ikintu utarajya kure, hari ikintu bajya bavuga ngo inkuru mbarirano iratuba. Buriya umuntu siniyumvisha ukuntu umuntu ashobora kumbwira ngewe ikintu abarirwa n'undi kandi ngewe nkiyiziye. Ukiyiziye nuvuga ngo ntabwo ari uko bimeze kandi urahari, twe turabibona. Nta mihanda ihari barababishya kandi ndimo nyibona n'amata. Ni scam. Njya mbibona kuri social media ati ni scam, nta muhanda wa mu Rwanda umeze gutya. Noneho aho AI yaziye basigaye bafata bakagaragaza ibintu bitagize. Kandi twe turabibona. Uvuga ngo kutuyobya n'umuntu wahirahira n'ikindi kintu gikomeye cyane. Tukiri aho ngaho ubwo bari mu nzira yo gusa n'upfobya jenoside. Ibyo ibintu bipfobya ni ibintu biba birimo imvugo n'ibikorwa byihakana. Ibyo nabyo ni ugupfobya jenoside kandi yarakozwe, yarabaye. Icyo turiho turwana nacyo noneho ni ukubaka igihugu cy'ahazaza kizira jenoside. Yaje mu makuru kuvuga ngo never, ntabwo izagaruka, never again. Twese hamwe tuvuga ngo never again. Hanyuma ku kiganiro cyiza twagiranye tuvuga ku buryo jenoside yabaye n'aho igihugu kigeze nyuma yayo, nyir'urugo buriya hari icyo wakongeraho ra? Hari message waha abantu uyu munsi? Message naha abantu, ikintu cya mbere ni uko twakirinda amacakubiri. Twubakira igihugu. Amacakubiri niyo yadushyize mu icuraburindi, rero tugomba kuyarwanya. Yego. Icya kabiri ni ugushyira hamwe, tugahuza amaboko, niho tuzanasigasira bya bindi twabonye yageze aho biri ubu cyane. Yego. Tukirinda imvugo mbi. Ni ukwirinda gupfobya. Jenoside yakorewe Abatutsi abantu ntibakatubwire ngo ntiyabaye, ngo ntiyakozwe kandi twe tubizi, ndetse hari n'ibimenyetso byazo, ndetse ibisigi birahari byinshi. Rero nta mpamvu yo kugira ngo twumve umuntu nk'uwo. Ikindi navuga soza, navuga ngo igihe cyose twibuke twiyubaka. Yego. Duheranwe n'agahinda. Yego. Ahubwo twibuke twiyubaka igihe cyose mu byo dukora byose, aho tujya hose. Kandi ikindi, u Rwanda aho rwavuye ni habi, ni kure. Aho rugeze ni heza. Dukomeze gufatana urunana turugeze kure hashoboka twifuza. Jenoside mu Rwanda never again. Ntibizongere ukundi. Reka dushimire mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu uyu munsi cyavugaga ahanini ku mateka y'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyir'urugo ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Dushimiye ko mwabanye natwe. Itafari ryawe kwicano, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tujye tugendana mu biganiro byacu tubategurira buri munsi. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.